Turagusuhuza wowe ubana natwe umunsi ku munsi, turakwifuriza umugisha w'Imana, amahoro, amahirwe aturuka ku Mwami Imana. Imana rero iguha umugisha. Hano ni kuri Humura Program TV, nk'uko twabikubwiye tuzajya tukugezaho amakuru mbere y'abandi. Imana rero iguhe umugisha wowe uyu munsi ubana natwe umunsi ku munsi. Twarabwiye ngo tuzajya tubabwira amakuru atari ibihuha, amakuru y'impamo, amakuru yizewe. Nk'uko bwashize twabatangarije amakuru, uyu munsi amabwiriza agenga imiryango itari ya leta ari insengero, ONG yamaze gusohora. Ni amabwiriza yamaze gusohora, ariko ndaza guca muri amwe namwe areba imiryango. Aya mabwiriza rero ngaya yamaze gusohora uyu munsi, kandi agomba guhita akurikizwa, yubahirizwa, yasinywe n'ababishinzwe. Umwaka wa 64 igazeti ya leta nomero idasanzwe yo kuwa 7 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Bishatse kuvuga ko uyu munsi aya mabwiriza agomba guhita akurikizwa, kuko yamaze kwinjira mu igazeti ya leta. Ahangaha amabwiriza aravuga ngo amabwiriza y'umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere nomero 01/2025 yo kuwa 6 z'ukwezi kwa gatatu 2025, yerekeye ibindi bisabwa imiryango ishingiye ku myemerere. Nishaka ndekere aho ngaho. Hanyuma ahangaha harimo ingingo nyinshi cyane, nyinshi, ariko ndashaka kuvuga kuri zimwe gusa, nkeya wenda zigiye zireba abantu. Ahangaha reka turebe ico amabwiriza agamije ibindi bisabwa kwiyandikwa n'imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere. Iyo rero ni ingingo ya mbere. Ingingo nyinshi harimo ubusobanuro, ariko reka mvuge kuri iyi ngingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu iravuga ngo ibindi bisabwa umuryango mu gusaba ubuzima gatozi. Nk'uko twari twabatangarije ubwashize, hari ibyo bagiye bahinduramo, ariko byose bishaka nko gusa. Haravuga ngo hasesenguwe ingingo ya 17 y'itegeko nomero 72/2018 ryo kuwa 31 z'ukwezi kwa 8 2018, rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Umuryango usaba ubuzima gatozi ushyikiriza, banze wumve, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere inyandiko ziyongera zikurikira. Icyambere, icyemezo gitangwa n'akarere cyangwa umujyi wa Kigali kigaragaza ko inyubako yagenewe ibikorwa byo gusenga yujuje ibiteganywa n'amategeko agenga imyubakire y'aho hantu. Ahangaha ubanza ubyumve, urusengero rugomba kuba rufite inyubako. Ubundi mbere yo gutangira umuryango, watangiraga umuryango nta kindi kintu ushingiyeho gusa, uvuga ati ndakodesha, ndagira gute. Ariko ubu mbere na mbere ubanza ukagaragaza inyubako, ko aho hantu cyangwa se akarere kabyemeje ko rugomba gusengerwamo. Icya kabiri, inyandiko yemeza gukoresha inyubako ku buryo bwihariye mu bikorwa byo gusenga. Ahangaha nuko akarere kaguha icyangombwa cyemeza ko iyo nyubako yagenewe gusengerwamo. Icya gatatu, inyandiko yemeza gukorera gusa imihango yose, amasengesho n'imikorere y'imyemerere mu nyubako y'umuryango yagenewe gusengerwamo. Ahangaha ubanza ubyumve, inyandiko yemeza gukorera gusa imihango yose, amasengesho n'imikorere y'imyemerere mu nyubako y'umuryango yagenewe gusengerwamo. Ahangaha nuko hari igihe wasangaga abantu bafata inzu, ugasanga inzu ikorerwamo n'ibindi bintu, ariko uyu munsi wa none muri iri tegeko birahindutse. Ni ukuvuga ngo ni inzu yemerewe gusengerwamo, iyo nyandiko igatangwa n'akarere, ko nta kindi kintu
kigomba kuhakorera aho ngaho. Icya kane, inyandiko n'ibyangombwa bisabwa n'amategeko by'uhagarariye umuryango imbere y'amategeko n'umwungirije. Iyo ibyo byangombwa n'inyandiko byatangiwe mu mahanga, binyuzwa muri ambasade y'u Rwanda iherereye aho byatangiwe kandi bikemezwa na minisiteri ifite ububanyi n'amahanga mu nshingano mu Rwanda. Banza ucumve, ugomba niba uri mu mahanga ugomba kuzana ibyo byangombwa biciye muri ambasade, mu gihe wenda abandi bazaga ibyangombwa bagahita basimbuka. Icya gatanu, inyemezabwishyu y'amafaranga miliyoni 2 ya serivisi idasubizwa yo gusaba ubuzima gatozi yishyurwa mu isanduku ya leta. Ahangaha byahindutse, ubundi mbere bishyuraga 300,000, ariko ubu ngubu buri torero ryose rigomba kuzishyura aya mafaranga, rigomba kwishyura aya mafaranga. Icyemezo, ubwo ni 6, icyemezo cy'uhagarariye umuryango imbere y'amategeko n'icy'umwungirije biriho umukono wa noteri byemeza ko nta wundi muryango wanditse mu Rwanda bahagarariye. Ahangaho baza ubyumva, iyo ugiye gutangira itorero ni ukubanza ukagaragaza ko nta wundi muryango uhagarariye. Mu gihe mbere wasangaga abantu afite ministry, afite na church, cyangwa asanga afite amacaca 2 abarizwamo, ariko uyu munsi byamaze guhinduka. Icya 7, asabwa icyemezo cy'imihwanire y'impamyabumenyi cyangwa y'impamyabushobozi mu by'iyobokamana gitangwa n'urwego rubifitiye ububasha cy'uhagarariye umuryango imbere y'amategeko n'icy'umwungirije bize mu mashami makuru cyangwa kaminuza byo mu mahanga. Ahangaha ubanza ubyumve. Ikindi, icyemezo cy'amasomo y'iyobokamana ashimangira impamyabumenyi cy'uhagarariye umuryango imbere y'amategeko n'icy'umwungirije bafite impamyabumenyi zitari izo mu bijyanye n'iyobokamana, bize nibura amasaha 1,200 mu masomo y'iyobokamana mu ishuri ryemewe n'urwego rubifitiye ububasha. Ahangaha ubanza ubyumve, ugomba kuba ufite diplome isanzwe ariko ukongeraho n'aya masaha 1,200 waba warize mu mashuri ya teoloji. Ahangaha rero wabyumvise neza cyane ko nibyo umuntu ugomba gusabwa, umuntu ushaka gutangira itorero. Kandi ibi ngibi ntago bireba bagiye gutangira, ahubwo bizareba abantu bose, kuko ibyangombwa bizasubirwamo, bizavugururwa. Ibisabwa kugira ngo umuryango uhabwe ibaruwa y'imikoranire. Umva ikintu kigusaba. Umuryango usaba imikoranire n'akarere cyangwa umujyi wa Kigali ushyikiriza urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ibi bikurikira: ibaruwa isaba imikoranire, hakagenwa kopi urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Ahangaha nicyo usaba. Icya 2, kopi y'amategeko shingiro y'umuryango iriho umukono wa noteri. Icya 3, kopi y'inyandiko igaragaza amahame y'imyemerere umuryango ugenderaho iriho umukono wa noteri. 4, gahunda y'ibikorwa ijyanye n'ibikorwa by'amajyambere akarere cyangwa umujyi wa Kigali bishize imbere. Icya 5, icyemezo cy'ingero y'inyubako cyemeza ko inyubako izakorerwamo ibikorwa byo gusenga yujuje ibisabwa n'amategeko y'imyubakire y'aho umuryango ukorera, gitangwa n'ubuyobozi bubifitiye ububasha. Icya 6,
urutonde rw'abantu nibura 1000 bo mu karere umuryango wifuza gukoreramo bashyigikiye umuryango ruriho imikono yabo, inimero z'indangamuntu cyangwa iza pasiporo n'iza telefoni yabo. Ahangaha ubanza ubiyumve mukagira imana kugira ngo utangire itorero. N'uyu munsi hari amatora ari bufungwe, hari amatorero menshi agiye gufungwa. Ndakurahiye amatorero menshi arafungwa pe. Itorero rigomba kuba rifite urutonde mbere yo gutangira itorero, urutonde rw'abantu nibura 1000 bo mu karere umuryango wifuza gukoreramo bashyigikiye umuryango ruriho imikono yabo, inimero z'indangamuntu cyangwa iza pasiporo n'iza telefoni byabo. Ahangaha rero ubanza ubyumve. Cya karindwi, akarere cyangwa umujyi wa Kigali bitanga igisubizo ku busabe bw'imikoranire n'umuryango mu gihe kitarenze iminsi 90 y'akazi y'ibaruwa uhereye igihe usaba yujuje ibyangombwa bisabwa. Cya kabiri hano ravuga ngo ibaruwa y'imikoranire igira agaciro k'imyaka 5. Mbere yagiraga imyaka 3, yabaye 5. Ishobora kongerwa nyuma y'isuzumwa rikozwe n'akarere cyangwa n'umujyi wa Kigali kwishyirwa mu bikorwa bya gahunda y'ibikorwa n'imikoreshereze y'ingengo y'imari by'umuryango umwaka uheruka. Ahangaha ubanza umenye ko ibyo ngibyo nibyo bisabwa kugira ngo umuntu abe yatangira itorero. Ahangaha mu yindi ngingo ibisabwa umuryango mu gushinga ishami, aka nako karakomeye kakangubwire. Ahangaha umuntu yakoraga ishami akabyuka mu gitondo agiye gufungura ishami, akabyuka mu gitondo afashe icyangombwa, akabyuka yagihaye undi muntu. Ahangaha ibintu byakomeye, bazo byumve neza. Kugira ngo ufungure ishami, ahangaha mu byumve, umuryango wifuza gushinga ishami ushyikiriza ubuyobozi bw'akarere cyangwa ubw'umujyi wa Kigali inyandiko zikurikira: ibaruwa isaba gushinga ishami yandikiye ubuyobozi bw'akarere cyangwa ubw'umujyi wa Kigali, hakagenerwa kopi urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Icya kabiri, kopi y'icyemezo cy'ubuzima gatozi butangwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Icya gatatu, kopi y'inyandiko mvugo y'inama y'urwego rukuru rw'umuryango rwemeje gushinga ishami muzariyobora iriho umukono wa noteri. Icya kane, gahunda y'ibikorwa uzuzanya n'ibikorwa by'iterambere akarere cyangwa umujyi wa Kigali. Icya gatanu, icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro gitangwa n'ubuyobozi bw'imisoro. Icya gatandatu, icyemezo kigaragaza ko imisanzu y'ubwiteganyirize yishyuwe gitangwa n'urwego rufite ubwiteganyirize mu nshingano. Icya karindwi, urutonde rw'ibikorwa bizana impinduka ku mibereho myiza n'iterambere ry'abaturage umuryango uteganya gukoreramo. Icya karindwi, imiterere y'inzego z'ishami harimo komite ishinzwe gukemura amakimbirane igizwe nibura n'abantu 3 na komite ngenzuzi igizwe n'abantu 5. Ahangaha rero ubanza ubyumve muvandimwe. Rero ibisabwa umuryango wifuza guhagararira ishami. Noneho wamaze kumva ibisabwa haruguru hariya, hanyuma noneho rero uraza kumva ibisaba umuntu uhagarariye ishami. Noneho ubwo ni baba pasiteri bo hasi, ibintu byose bigiye guhindagurika abavandimwe. Ubwo ni baba pasiteri bo hasi, iyo bavuze ishami n'aba pasiteri bo hasi. Reka tuvuge nk'aya matorero akomeye ya ADPR na za Zayoni na zaki, ubwo ni baba pasiteri bo hasi. Rero kugira ngo wumve ibigusaba, iyo umunyamuryango yifuza guhagararira ishami mu karere cyangwa mu mujyi wa Kigali, umuryango umusaba kuwushyikiriza ibi bikurikira: kopi y'impamyabumenyi mu iyobokamana yo mu ishami rikuru cyangwa kaminuza iriho umukono wa noteri,
iyo impamyabumenyi itari iyo mu bijyanye n'iyobokamana, umunyamuryango yongeraho icyemezo cy'uko yize nibura amashuri amasaha 1200 mu masomo y'iyobokamana mu ishuri rikuru cyangwa muri kaminuza yemewe n'amategeko. Ahangaha babyorohereje, ariko ugomba kuba ufite ibyo bintu bikomeye: umwirondoro uhagarariye ishami n'umuryango, icyemezo kigaragaza ko yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko, inyandiko iriho umukono wa noteri igaragaza ko yemeye izo nshingano. Ahangaha birimo kugenda bihinduka, niyo mpamvu rero bisaba abantu ko bagomba kwitonda. Ahangaha wamaze kubyumva rwose. Hari ibintu bindi bisabwa ngo abandi bagize inzego z'imiyoborere z'umuryango. Ibyo nabyo ni ibisabwa, nibura agomba kuba afite nibura imyaka 21 y'amavuko, ari inyangamugayo, yarashyizweho hagendewe ku mategeko agenga umuryango, atarakatiwe burundu igihano cy'igifungo kingana cyangwa kirenze amezi 6, ibyo byose urabizi, kandi atarahamwe n'icyaha cya jenoside n'ingengabitekerezo ya jenoside, icyivangura cyangwa icyo gukurura amacakubiri. Ahangaha naho icyo nacyo ni igisabwa ku muntu ugiye kuyobora itorero, cyangwa se umuntu wese ahangaha ugiye kuba umuyobozi mu itorero. Ni byinshi cyane, ariko reka ngende nsimbuka. Hanyuma umuryango hano, igenzura by'imari, umuryango ugatanga raporo. Umuryango ugomba gutanga raporo mu bintu byose wakoze, ugatanga raporo nziza, kandi mu bikorwa by'imari ugatanga raporo. Ku ngingo ya 14 iravuga ibijyanye n'imiyoborere. Umuryango ushyiraho uburyo bwo kwigenzura ku biyibayemo. Ahangaha ubanza ubyumve, za nduru, bya biki, bya bintu byose rwose by'induru bigomba kuvamo. Bigomba kuvamo cyane, ibintu by'induru bigomba kuvamo hano hantu. Ku ngingo ya 15 gutanga raporo ku bikorwa by'imari, ahangaha bikemango. Ahangaha umuryango woherereza urwego rw'igihugu rw'imiyoborere raporo y'ibikorwa by'imari by'ikemangwa mu masaha 24 ubimenye. Banza ubyumve cyane, banza ubyumve. Ibyo bikorwa harimo inkunga iva ahantu hatizewe, cyangwa ihererekanya ry'imari ririmo iyemeza ndonye, gutera inkunga, iterabwoba, cyangwa gutera inkunga ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi. Ahangaha vrema ibi nibyo ndabyemeye cyane. Ahangaha reka nihute, ntabwo nshaka kuyavuga yose. Areka ngere ku ngingo ya 18, kugaba ishami nta burenganzira. Ahangaha rero haraza kugwamo benshi cyane. Kugaba ishami nta burenganzira b'abantu mu gitondo, yabyukaga mu gitondo yitereka umuryango, agafata icyangombwa agahita ajya gukora urusengero. Hano biravuga ngo umuryango wagabye ishami utabiherewe uburenganzira n'akarere cyangwa umujyi wa Kigali uba ukoze ikosa, kandi uhanishwa igihano cyo guhagarika iryo shami hamwe n'ihazabu yo mu rwego rw'ubutegesiya $5,000,000. Banza ubyumve, $5,000,000 nizo batanga. Ahangaha rero kutishyura ihazabu mu gihe cyagenwe. Umuryango utishyuye ihazabu mu gihe cyagenwe uba ukoze ikosa, kandi ukahanishwa guhagarikwa by'agateganyo kugeza igihe wishyuriye ihazabu waciwe, hiyongereyeho igihano cy'ubukererwe kingana n'10% buri kwezi. Guhagararira umuryango urenze umwe imbere y'amategeko. Umunyamuryango uhagararira umuryango urenze umwe imbere y'amategeko abakoze ikosa, kandi ahanishwa kwamburwa uburenganzira bwo guhagararira iyo miryango. Ahangaho ubanza ubyumve. Umuntu rero
ufite imiryango irenze imwe rwose ahangaha amabwiriza aramuhana. Ingingo ivanaho amabwiriza nomero 001/2019 yo kuwa 8 z'ukwezi kwa gatatu 2019 agenga imiryango ishingiye ku myemerere avanyweho. Bishatse kuvuga ko uhereye uyu munsi aya mabwiriza arimo gukora. Igihe cyo guhuza n'aya mabwiriza, abantu bari bafite insengero bakoraga ntabwo bari bute baza gukora ibi, ahubwo babahaye igihe ntarengwa. Umuryango usanzwe ukora uhuza ibikorwa byawo nibiteganywa n'aya mabwiriza mu gihe kitarenze amezi 12 uhereye ku munsi aya mabwiriza atangiriweho mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda. Ahangaha ubyumva, aya mabwiriza aba bari basanzwe barakora amezi 12, ariko narangira amezi 12 bazahita bibwiriza nabo bajye kwishyura ziriya miliyoni 2. Imana ibahe umugisha wowe wabanye natwe, kandi ndagukunda cyane. Tuzatubaha amakuru mu gihe cyanyacyo. Imana rero ikugirire neza kandi Imana ikurinde. Ndagukunda cyane mu izina rya Yesu Kristo. Amina.